Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this. Igihe cyose rero uri muri Alice uti on air ujya wibuka gukora subscribe gukanda like na share kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ajya bagereraho igihe mu bushize rero mu nkuru z'ubushize nari nababwiye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububirigi uyu bamwita minister bamwita PREVOT cyangwa se umwite amazina ye yose ni Maxime PREVOT yagombaga gusura u Rwanda muri kwezi kwa 11 narabibabwiye inkuru tuvuga ati karabaye ababirigi barizanye mu Rwanda muzi n'ibibazo twari dufitanye ntabo byarangiye rero burya Maxime PREVOT byarangiye aje i Kigali yamaze kugera i Kigali rero we n'itsinda rye bakandagiye ku butaka bw'u Rwanda Minisitiri Maxime PREVOT Ububirigi yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku tariki 20 z'ukwa 11 2025 agaragaza icyubahiro n'ihumure ku bazize Jenoside yakorewe Abatutsi urumva byarangiye mu Rwanda yaraje muri ya nama ya francophonie igomba kubera mu Rwanda n'ubu biracyarimo hanyuma ariko ntago byarangira ibintu by'inama gusa ahubwo we yahise afata n'umwanzuro ajya gusura n'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ubwo rero ibyo byose no kugira ngo nimba ashaka kuzahura umubano w'u Rwanda n'Ububirigi ahanga baracyarimo barabireba cyane ko guverinoma y'u Rwanda yari yavuze ko aze akora icyo ashaka aze mu nama ntabwo tumubujije ariko by'umubano n'iki nabyo bigira aho bica Minisitiri rero PREVOT cyangwa Maxime PREVOT yasuye urwibutso rwa Jenoside hanyuma anahatangariza amagambo aho avuga ati yaravuze ati ngo mu izina rya guverinoma n'abaturage b'Ububirigi nongeye kunamira abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka 1994 mu Rwanda gusura urwibutso n'ukwibutse ibihe bibabaje kandi bikomeye by'akababaro byashegeshe ubutwari n'ubumuntu bwacu ni inshingano yacu twese kwirinda ko amakuba nkaya yongera kubaho yaba muri aka karere cyangwa se ahandi hose ku isi yaragize ati Ububirigi buzakomeza iyo ntego n'umwete wose kurwanya ihakana n'ipfobya rya Jenoside biri mu by'ingenzi kimwe no gukurikirana mu nkiko zo mu Bubiligi abakoze bino byaha kuko kudahana bidakwiye na gato nshimira imbaraga n'ubushobozi bw'Abanyarwanda babashije kurenga kuri aya mateka mabi bakubaka nanone n'ejo hazaza hashingiye ku bumwe icyubahiro n'iterambere ayiro n'amagambo ya Maxime PREVOT uri mu Rwanda yitabiriye inama ya 46 y'abaminisitiri b'ibihugu bigize umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa cyangwa se umuryango wita OIF irimo kubera i Kigali akaba rero we n'itsinda rye baraje mu Rwanda hanyuma yari kumwe n'itsinda ry'intumwa rero zaturutse mu biryo nkuko nabikuye mu ruzinduko ruri mu rwego rw'ubufatanye n'u Rwanda no kwibuka amateka yihariye y'igihugu akaba yaraje no kunamira rero inzirakarengane zishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 anashyira n'indabo ku mva rusange anasubiramo ubutumwa bw'ihumure n'icyubahiro ku miryango y'abazize Jenoside maze kubabwira akarero yaranahawe ubusobanuro hari ahantu bamuhabereye ubusobanuro bwimbitse ku mateka yitegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya Jenoside n'inzira u Rwanda rwanyuzemo mu myaka 31 ishize kugira ngo rugere ku bumwe n'ubwiyunge uruno ruzinduko rwa Minisitiri PREVOT ruri mu rwego rwo kwifatanya n'u Rwanda mu kwibuka no guha agaciro amateka yarwo nk'uko bamwe nabo barimo barabifata by'umwihariko Jenoside yakorewe Abatutsi ariko nanone benshi bakavuga ko byaba ari urwitwazo ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo nyine ahuze umubano udahagaze neza hagati y'u Rwanda n'Ububirigi ariko nanone harimo no kwitabira nyine ino nama nakubwiye ya 43 ya francophonie irimo kubera i Kigali aho PREVOT ari mu baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bitabiriye ibiganiro ku ruhare rw'umugore mu gukemura ibibazo isi ihura nabyo hanyuma rero kandi uruno ruzinduko rwa PREVOT bamwe banavuga ko rugaragaza intambwe mu gusubukura umubano hagati y'u Rwanda n'Ububirigi kuba yemera no kuza mu Rwanda ari inama yabereye bavuga bati arimo arashakisha uburyo yakegereza guverinoma ya Kigali cyangwa se ubuyobozi bw'i Kigali ngo barebe ko hari igisa n'ihungabanya ryari ryarabaye hagati mu minsi ishize ko ryakemuka abandi bakavuga ko ari ubutumwa bukomeye bwo kwibuka no guha agaciro amateka no gushimangira ubufatanye mu kubaka amahoro n'ubwiyunge ariko yiyegereza u Rwanda hanyuma no kuwa 20 Ugushyingo nyine niko na kwitare Ugushyingo Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Maxime yasuye rura rwibutso rwa Jenoside ruri ku Gisozi rwakorewe Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 ruri ku Gisozi hanyuma ahavugira byinshi bitandukanye u Rwanda rero n'Ububirigi bifitanye n'umubano wacumbagiye kuva muri Gashyantare 2025 nyuma yo guhagarika ubutwererane n'imikoranire ya diplomasi hanyuma mu kwezi kwa Gashyantare na Werurwe 2025 guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko yahagaritse umubano w'ubutwererane n'Ububirigi ishinja kira gihugu gukorana na Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo kubangamirwa u Rwanda no gukwirakwiza icengeza amatwara
rigamije kurusebya mu ruhando mpuzamahanga. U Rwanda icyo gihe rwategetse ko abadiplomate b'Ababiligi basohoka mu gihugu mu masaha 48 bavuga ko Ububirigi bukomeje kwitwara mu buryo bwa gikoroni no kudaha agaciro ubusabe bw'u Rwanda mu gushakira amahoro akarere. Ububirigi nabwo bwabwiye u Rwanda ko bwababajwe n'icyo cyemezo, ariko nabwo bwirukana abadiplomate b'u Rwanda nk'igisubizo cyihuse. Icyo gihe Minisitiri Maxime PREVOT yavuze ko icyemezo cy'u Rwanda kigaragaza ko rudashaka ibiganiro iyo hari ibyo batumvikanaho, ahubwo ruhitamo guca umubano. Hanyuma rero imikoranire ya diplomasi n'ubutwererane yarahagaze, harimo n'ibikorwa by'iterambere byafatwanyaga hagati y'u Rwanda n'Ububirigi. Nubwo rero Minisitiri PREVOT aherutse none gusura u Rwanda ndetse akanasura n'urwibutso rwa Jenoside nk'uko nabikubwiye, nta tangazo ryemeza ko umubano wasubukuwe cyangwa ko hari ibiganiro bihamye byo kuwusubizaho byatangiye, ariko ngo hakaba hari icyizere ko inzira za diplomasi zishobora kongera gufungurwa, cyane cyane mu gihe ibihugu byombi bifite inyungu nyine mu bufatanye mu bukungu, amateka n'umutekano w'akarere. Ibyo byo nta wabihakana, kuko igihe cyose usanga ibihugu uko byameze kose, umubano hagati y'ibihugu uko byameze kose ugenda ugira icyo utanga, yaba mu bukungu y'abaturage batuye ibihugu byombi. Rero ibi byose byatangiye nyine kubera nyine uruhare mu mutekano wo mu karere. Akenshi nawe wagize uruhare mu kugira ngo Ububirigi n'u Rwanda uyu umutekano upfe nk'uko nakubwiye hejuru, aho u Rwanda rwakomeje gushinja Ububirigi mu gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa byo gusebya u Rwanda no gushyikiraho ibirego bidafite ishingiro birebana n'uruhare rw'u Rwanda mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, bavuga ko Ububirigi bwari muri gushyigikira raporo za Loni n'ibindi bihugu birega u Rwanda gufasha umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rwakomeje guhakana ariko bo ntibabyumve. Hanyuma kandi Minisitiri Maxime PREVOT n'abandi bayobozi b'Ububirigi bagiye bagaragaza n'amagambo atari meza, mwagiye mubyumva mu manama n'ahandi, bagiye binjira henshi basebya u Rwanda barushinja kudaha agaciro uburenganzira bwa muntu no gukoresha imbaraga mu karere. Hanyuma aya magambo yose n'ibindi bagiye bakora, ibyo twagiye tumenya n'ibyo tutamenya. U Rwanda rwafashe aya magambo nk'igikorwa cya diplomasi cy'igitugu ishingiye ku mateka ya gikoroni, no kuvuga nko gushaka gumya kutugira insina ngufi batuvuga uko bashaka, cyane cyane ko bino batabikora mu bihugu bikomeye nka Leta Zunze za Amerika, Abafaransa, Abarusiya, ntago bakunda kubyitwara gutya. Ariko ibihugu byo muri Afrika n'ibiki usanga bagumya kutwitwara. Ibi rero nibyo byatumye mu kwezi kwa kabiri u Rwanda rwirukana abadiplomate b'Ababiligi nk'uko nabikubwiye, hanyuma n'Ababiligi nabo birukana bacu. Ariko rero n'amateka akomeye y'Ububirigi n'u Rwanda y'ubukoroni hagati y'u Rwanda n'Ububirigi ndetse n'uruhande rw'Ububirigi mu kubiba amacakubiri yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, usanga Ababiligi rero batarigeze bicuza mu buryo buhagije cyangwa ngo bashyigikire ukuri n'ubutabera mu buryo buhamye. Hanyuma rero nubwo umubano wagiye ucumbagira, uruzinduko rwa Minisitiri PREVOT nk'uko twarugarutseho ku rwibutso rwa Jenoside i Kigali ndetse no kwitabira iriya nama ya Francophonie irabera i Kigali, nanone birafatwa nk'intambwe y'ubwiyunge. bavuga ati Ububirigi wasanga bwarasanze bugomba gucisha make bukamanukaho gatoya, ariko nta tangazo rurimo gusukura cyangwa se kongera ibiganiro hagati y'u Rwanda n'Ububirigi. Ariko rero gushyiraho intumwa zihariye zishinzwe kuganira ku bibazo byatumye habaho icyuho mu mubano, byatuma ibiganiro bisubukuka ndetse diplomasi itangira, ndetse no gukoresha inzira z'ubuhuza. No ndakwereka nk'impamvu zishobora gutuma twongera kubana cyangwa se inzira bacamo. Gushyiraho abamediate cyangwa ibihugu by'inshuti mu gutangiza ibiganiro nabyo byafasha, ndetse gukora hari amagambo cyangwa se ibikorwa byababaje u Rwanda cyangwa se Ububirigi bunda gukoresha, kandi bakagerageza no kugerageza kubaha igihugu. Ibi nabyo byafasha rero kongera amaproje cyangwa se imishinga y'ubukungu, uburezi n'ibindi, umutekano no gufatanya muri byinshi byagarura umubano. Nizere ko Ababiligi barimo bariga, reka bige rero. PREVOT afi Kigali yize abonye ko diplomasi ikorwa, abonye ko u Rwanda rukora. U Rwanda nta mikino my friend. Reka rero bashimira abantu bakunda u Rwanda kandi baharanira icyubahiro cy'u Rwanda mu mahanga, ndetse no kugumya kwihagarara tukanigira mwese ndetse n'abakunzi ba Alice Udione nongere mbabwiye ni big up, kandi gukora subscribe kandi ukangurire n'inshuti zawe n'umuryango wawe gukora subscribe. Hanyuma nyite Ali Sudi, nanjye nkwite wowe, mubwiye ngo bye bye, ciao. Mugomba gukora subscribe, sibyo? Mujye mukora subscribe kandi mukande like, mukore na share kugira ngo bino biganiro bigere kure, kuko nimudakora subscribe, nimudakanda like, natwe ntago dutera imbere, ntago bega numbers, imibare twereka ko abantu bakurikiye ibintu dukora, bigatuma natwe tugira imbaraga no gushaka ibindi byiza kurushaho. Subscribe, sibyo? Please, reka nyendero njye kwitegura kuyanze kugaruka nongere mbaho ibindi bintu byiza. Subscribe bro, subscribe, sibyo? Turaza gusubira, reka njye kwitegura. Check 1 2. They got it going on, homie. Let's do this.